hanyuma uyu munsi rero tugiye kuganira hari ibintu bijya bibaho ukaca nko ku muntu bagasigara bakuvuga bakunnye baryana inzara ariko mbega umuntu wambaye nabi kuko yambaye ubusa ngo none se nguko asa nk'abakobwa nguko ari kugenda nk'abakobwa nguko ari kugenda nk'abahungu kandi ari umukobwa nguko ari kugenda nk'abagabo kandi ari kugenda nk'abakobwa kandi ari umuhungu none se ngo uriya muntu ngo arasa nabi. Judgment, gucira abantu urubanza. Uriya muntu ngo rero buriya yitwara nabi. Ngo uyu muntu ngo ariyemera. Uyu muntu ngo arasuzugura. Uyu muntu ngo ni umurakari. Ibintu byose ukahita wemeza ko ari byo nyine kandi wenda nyir'ubwite atabikwibwiriye, atagize uruhare na rumwe rwo kukumenyesha amakuru ajyanye n'ibyo bintu uri kumuvugaho. Tugiye kuganira ku kintu bita gucira abandi urubanza. Kuki abantu bacira abandi urubanza mu buryo bwihuse? Kuki byorohera abantu gucira abandi urubanza? Biterwa n'iki? Bibera mu mitekerereze yacu. Ubwonko bwacu burabirema. Ubwonko bwacu buduha amakuru tukumva ko ibyo tugiye kuvuga ari byo byanyabyo tugereranije n'ibyo tuba dukeka ko tuzi. Ku buryo umuntu ajajinga cyangwa agacira undi urubanza nta namakuru amufiteho. Ukabona nk'umuntu aratambutse kumwe na mugenzi wawe umucirura teye umuntu so ko ameze gutya tidora ukuntu ameze tidora ukuntu yitwaye ntaga tuvugishije tuyu umuntu arirata se arabikubwiye ngo ndirata kuba atakuvugishije gusa wese uvuga ko yirata kuba akunyuzeho akibagirwa kugukora mu mukono uvuze ko yiyemera wenda murakorana ku kazi cyangwa se harahandi hantu muhuriye. Hanyuma rero ndanabutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze bayo ukeneye kuvugana n'umutherapist. Hari byinshi ducamo bikatugora, hari ibyo tuba dukeneye inyunganizi, hari ibyo tuba dukeneyeho ko tumarwa impungenge bitewe n'izo tuba dufite. Ibyo byose nta handi bibera iyo bijyanye n'imitekerereze, imibanire, imyitwarire, imimerere, byose kwiye kuvugana n'umutherapist kandi hano tubafasha kuba mwabonana n'abatherapist. Ikibazo cyari cyo cyose cyangwa se ibyo wifuza kumenya byose turahari ku bwawe. Adresse ziri muri description niho wazisanga ubundi tukabana. Hello, hi Rwanda, reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni kiganiro n'ubundi tubagezaho hano buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Uyu munsi rero turi kuwa kabiri tugiye kurebera hamwe byinshi ukwiye kumenya ku ngingo z'imitekerereze. Buri wa kabiri tugaruka ku ngingo zitandukanye, amateka y'inzobere cyangwa se abahanga babayeho mu by'imitekerereze cyangwa se n'ibyo bagiye bandika byakozweho ubushakashatsi. Tuganira ku bintu bivanze bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se nyine imitekerereze bidufasha kumenya ingingo zimwe na zimwe cyangwa ibitubaho. So ndizera ko mukiri muri kurwana kandi mugana ku nsinzi. Buriya ni buri hahantu ubona uri gutsindwa nibyo bibaho, ariko no gutsinda bibaho. Igihe cyose kiri ku rugamba rw'ibibazo, rugamba rw'ubukene, rugamba rw'uburwayi, rugamba rwo kuba uri kwangwa, rugamba rwo kuba urugo rutameze neza, umubano utameze neza, ibintu ari byinshi cyane bigucanze. Ugomba kwibuka ko naho gutsinda harahari kandi hazageraho haboneke, haze uhagere, ibintu bigende neza. So iryo ni ijambo ntahwema kubabwira kandi buri munsi kandi ndabifuriza gutsinda guys. By'umwihariko rero n'ubundi tugaruka ku bintu bitwubaka mu buzima. Uyu munsi tugiye kuganira, ariko niba utarakora subscribe byabyizuba isuyikora nonaha ugakora ahantu handitse subscribe cyangwa se abone, ukiabonesha wundi ukahita ukora no kukazogera, hanyuma ukajya ubona ibyo tubagezaho buri gihe. Waba uri mu Rwanda ou uri hanze y'u Rwanda, ndakwakiriye ngo haye ikaze hano kuri channel yacu y'Abanyarwanda. Content zacu zitambuka mu Kinyarwanda kuko dutewe ishema n'ikinyarwanda cyacu kandi turifuza ko Abanyarwanda tumera neza muri rusange, tukagira imitekerereze myiza. Ari imitekerereze myiza abantu barabana mu mahoro, iterambere ririhuta. Ibyo ni ibintu dukwiye kumenya kandi tukabishyiramo imbaraga. So tugiye kurebera hamwe ibyo bintu
impamvu zigera kuri 5 abantu bihutira cyane kwita bajajinga n'ikimenyimenyi nawe bishobora kuba byarakubayeho ugaca ku muntu cyangwa se umuntu akagucaho ukahita wegera mugenzi wawe ukamurya akaru ukahita umwongorera utuntu kandi uvuga kuri kanaka ubaciyeho. Ibyo bintu byose rero impamvu byoroha kuba umuntu yacira undi urubanza nibyo tugiye kurebera hamwe. Ntuve hano turaza kureba ibyiza byabyo n'ibibi byabyo, ariko ibyiza biri nkaho ntabyo nta nabyo. Turaza kurebera hamwe byinshi kuri byo, rero ntuhave. Hanyuma ukore subscribe, ukore like, ukore comment, hanyuma ndagaruka mu kanya nk'ibisanzwe. Ngende Muhire psychologist. Yes, hanyuma ibintu bigera kuri 5 n'ubundi tugiye kurebaho, nago nabitangira ntongeye kutsindagira cyangwa se ngo mbibutse wari rwose utarakora subscribe byaba byiza uyikoze kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tugera tubategurira. Hanyuma ndanakwibutsa ko nyine tubahuza n'inzobere guys. Buriya ntago kubona ubufasha bujyanye n'imitekerereze cyangwa se ubujyanama bujyanye n'imitekerereze ya muntu ntago ari ibintu bisaba ku burwayi gusa, indwara ifatika cyangwa se yakuzahaje, ahubwo buriya no kwimenya, kugerageza kumenya ibiri kukubaho, kugerageza kuhangana n'ibyo uri gucamo umunsi ku munsi. Akenshi biba bikeneye ko wegera inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, mu by'imibanire, bitewe n'ibyo uri kunyuramo. Ibyo byose n'ubundi ushobora kubinyuramo neza cyangwa se ukagira ibyo wunguka bitewe nuko nyine hari uburyo izi nzobere ziba zifite amakuru ahagije ashobora gushyigikira abantu cyangwa se gufasha abantu kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe. Hanyuma nihuse cyane, ikintu cya mbere gishobora gutuma cyangwa se gisobanura impamvu abantu bakunda kwihutira cyane gucira abandi urubanza, kujudginga, quick judgment, ni culture of repetition and what people will say. Icyo abantu bazavuga, abantu buriya bakunze kuba barinda isura yabo cyangwa se uko abandi bababona. Ugasanga umuntu aravuga ati ubundi abantu bashobora kumbana gute, wenda nshyigikiye iki kintu cyangwa se ntagize icyo mvuze kuri iki kintu. Akenshi niho uzasanga nyine iteka abantu bihutira kwita bagira criticism, bayita bagira gucira abandi urubanza. Ukaba umubonye gutyo yitambukira ukagira icyo bivugaho kugira ngo abandi bakubone uko abandi bakubona, bakubone nk'umuntu ufite ibyo kuvuga, ufite analize, ushobora kwanaliza situation yari yo yose. So iryo kuzo rero abantu bagerageza kwiha bifitemo bamwe na bamwe, akenshi bishobora kuba biri ku kigero gihe gitandukanye, ariko buriya gushaka ko abandi bakubona mu isura runaka nibyo bikunze gutuma abantu iteka bahita bitanguranwa kuba bacira abandi urubanza. Ugasanga iteka kuri sije runaka afite icyo yivugaho. So uko gushaka rero izina, icyo abantu bari buze kukuvugaho, iya tension bari buze kuguha, akenshi ituma abantu bamwe bisanga bari kugira bari kujudginga abandi. Ugasanga umuntu aguciyeho yiyambariye agakanzu wenda gato, kobwa cyangwa se umudamu, bitewe n'amakuru usanzwe ufite cyangwa se nuko wumva iyo myambarire, ukagira uyikritika cyangwa se ukahita umucira urubanza. Mu by'ukuri tunyuze muri iyo nzira yo kumva ko ari ugushaka ko abantu bakubona cyangwa se gushaka gukurura attention y'abantu, uhita ubikritika nyine, uhita uyikritika kuri icyo kintu ubonye. Iyo rero ni impamvu ya mbere, ko gushaka repetition, uwo muco kwiyumva cyangwa se gukuzwa, gushyirwa hejuru, ko abantu bakubona nyine, bambone kandi bagira icyo bamvugaho. Akenshi usanga bishyira abantu mu kuba bagira bajudginga mu buryo bwihuse. Impamvu ya kabiri limited information, fast conclusion. Iteka uzasanga abantu bakunze gucira abandi urubanza nta makuru abahagije baba bafite. Nta makuru ahagije baba bafite ku kintu cyangwa se kuri icyo kintu. Niyo mpamvu nyine uzamubona iteka itagera kuri conclusion, ataramenya ubundi mu by'ukuri uyu muntu nkanjajinze cyangwa se mfashe uko mpfuye kumufata, ubundi nibyo cyangwa ntago ari byo. Ahangaha uzasanga nk'urugero, ushobora kubona umuntu mu itsinda rinini rwose atuje yicecekeye, ukahita uvuga ngo yishyira hejuru.
kandi wenda mu buzima busanzwe ari umuntu usanzwe uri shy, ari uko yiturije atajya avuga byinshi, ari umuntu utajya like wigaragaza cyane mu bandi. So ibi rero yewe ari no kudiringa n'ibyo binamubangamiye, ariko mu by'ukuri ukahita ugerageza kubivuga mu kubishyira mu yindi nyito cyangwa se kubihinda impamvu, ukahita umubwira ngo ariyemera cyangwa se ukabwira abagenzi bawe ngo ariyemera. So mu by'ukuri iki ni ikintu n'ubundi gituruka kuki ntago wari usanzwe ufite amakuru cyangwa se information zigaruka kuki, zigaruka kuri iyo myitwarire y'uwo muntu. So itugera kuri conclusion rero ibi ni ibintu ubwonko bwisanga buri gukora bitewe n'umuntu, bitewe n'izindi mpamvu turi kugenda tuvuga cyangwa na yindi yo hejuru. N'ubundi ushaka abantu bagushima cyangwa bakureba cyangwa se bakwitaho, hanyuma ugize no kuba nta makuru ahagije ufite ku muntu cyangwa ku kintu, birihuta cyane rero kwita ugera kuri conclusion mu by'ukuri utaramenya neza cyangwa udasobanukiwe n'amakuru nyayo wakavuzaho kugira ngo ujudging umuntu mu buryo busa nk'ubwihuse muri ubwo buryo. So icyo ni ikintu cya kabiri cy'ingenzi igikunze gutuma cyangwa se kugaragaza impamvu abantu bihuta cyane mu gucira abandi urubanza, nuko baba bafite amakuru make. So icyo kintu cya gatatu noneho, ikintu cya gatatu kizakwereka impamvu abantu bakunze gucira abandi urubanza cyane mu buryo busa nk'ubwihuse batanabitekerejeho, upbringing and learned breath. Hari ibyo abantu baba barize baratojwe, amakuru baba barahawe, rimwe na rimwe cyane cyane akenshi tubona amakuru ku myitwarire tugaragaza, ugakura bakubwira wenda ko kwambara ukunuku ari bibi cyangwa se atari bishimwa n'Imana bitewe n'imyemerere wakuriyemo cyangwa se bidashimwa n'umuco. Iteka rero ukaba ufite amakuru ashingiye ku myemerere, ku myumvire. Mu by'ukuri aya makuru nayo ashobora gutuma wisanga uri kujudginga abandi, kubera ko iteka nubona umuntu uri kuhabanya na ya makuru wahawe, ya myemerere, ya mico, ya myumvire, nubona umuntu uri guhabanya nayo, kwitugera kuri judgment biroroshye cyane ndetse birihuta, kuko ubusanzwe ufite nyine icyo ureberaho. Nimba waratojwe kwambara ibintu birebire, nubona umuntu wambaye ibintu bigufi, urahita umukritika, urahita umujudging, urahita umucira urubanza nyine mu buryo twabivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nubona umuntu watowe amazuru cyangwa se ufite amaherena wowe utarabitojwe, urahita ugera kuri conclusion uvuga uti uhita umujudging, uhita donc ugaragaza ko iki kintu uko agaragara atari ibyanyabyo cyangwa se bifite ikindi bivuze, kubera ko we ntago ari ko watojwe. So akenshi rero ibi tuba twaratojwe mu buto cyangwa se aho twanyuze dukura, usanga kenshi bigira uruhare cyane mu buryo tugira tuhita tujudginga cyangwa se ducira abandi urubanza mu buryo bwihuse. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. So ikindi kintu cya kane kizakwereka ko umuntu kizakwereka impamvu abantu bakunze kujudginga abandi cyane byihuse ni projection of personal insecurity. Akenshi hari ibyo umuntu aba noneho yifitemo bisa nkaho ibintu bituma adatekana, donc ibintu bimushyira mu mwanya utameze neza muri we, kumva atameze neza. Ugasanga rero icyo ahise akora, akora judgment kugira ngo yifashe cyangwa se yakire neza uwari we. Ibi rero n'ubundi akenshi abantu bakunze kwisanga bari kujudginga, bakajudginga abandi, bagacira abandi urubanza bitewe n'ibyo bari guhangana nabyo, bitewe na insecurity bafite, kudatekana muri bo, kutiyakira, kutishima, kutumva afite agaciro. So kugira ngo rero yumve ko atekanye, azahita judging umuntu ku ruhande kugira ngo ase nk'usunika cyangwa se nk'uboostinga cyangwa se nk'utera imbaraga ya mimerere idatekanye muri we. Ni ikintu gikomeye cyane. Ahangaha uzasanga ishyari ryiza ritaba mu bantu kuri iyi ngingo, ahubwo ugasanga umuntu ahorana ishyari ribi, aho kugira ngo yifuze kumera nka kanaka, ahubwo akisanga ari kumusenya bitewe na ya insecurity cyangwa se bya bindi ari guhangana nabyo. Kenshi yumva nyine yashyira mugenzi we hasi kugira ngo yumve bari kumwe cyangwa se atasigaye cyane. Ikindi ni ikintu gikomeye cyane gikunze guteza ibibazo mu bantu,
ishyari, inzangano. Kubera iki? Kubera ko ushobora kubona umugenzi wawe ari gutera imbere, hari ibyo ari kugeraho, hanyuma kubera ko nyine ari kugusigaho intera ukumva wamushyira hasi. Kumushyira hasi nuko kumucira urubanza, ukaba wagaragaza ubundi buryo wenda iryo terambere ritari irya nyaryo cyangwa se mu by'ukuri ridahari, nyamara rihari. Yes, icyo ikintu cya kane rero cya projection of personal insecurity ni ikintu gikomeye cyane. Nacyo usanga kenshi abantu rimwe na rimwe baba bifitemo insecurity cyangwa se kudatekana muri bo cyangwa se icyuho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga bo bari gucira abandi urubanza, bari kujora abandi, ariko mu by'ukuri kugira ngo biproteje, kugira ngo bumve bameze neza, kugira ngo bumve ko bo nta kibazo bafite, ugasanga bari kugira ute, bari kujora abandi. Rimwe na rimwe aho kugira ngo avuge ngo ndifuza kumera nka kanaka, wenda akora neza, akora cyane, ashyiramo imbaraga, cyangwa se ni umwana mwiza witonda, ni umuntu mwiza, ni umuntu uzi gukora, ugasanga bo bari kukujora, bari kugukritika, bari kuvuga ko nta birase, nta kintu kirimo. Kandi mu by'ukuri unateye imbere, uri kuba successful, ariko mu by'ukuri ugasanga biriya rero ni uburyo bwabo abakujajinga baba bafite insecurity muri bo, ugasanga ahubwo bari kubiprojecta mu kukujajinga, bari kugira ngo bifashe, kugira bumve ko nta kibazo bafite. Ibi ni ibintu bibaho cyane, ni ibintu bitari byiza, kubera ko akenshi uriya muntu ukujajinga kubera insecurity ze aba ari gushira. Ni na byiza ko ashaka ubufasha kugira ngo wenda abe yafashwa kumenya impamvu n'uburyo bwo kubaho atacira abandi urubanza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cya kane. Ikintu cya gatanu ngiye no gusorezaho nuko the need to feel right or superior. Ari abantu rero rimwe na rimwe nabwo bajajinga kugira ngo bagaragare bo nk'indakemwa. Basanga umuntu ari kujora undi, ari gushora mugenzi we, ari kumujajinga kugira ngo abandi bo bamufate nk'umuntu umunyakuri cyangwa se umuntu uri hejuru, uri superior. Ugasanga rimwe ari kuvuga ngo ndabarenze, I'm better than them, ndabasumba ngenzi byose, cyangwa se ibinzi nibyo byanyabyo kuruta uko we ahubwo yakumva n'ibyabagenzi be. Usanga rero mbene uyu muntu judging ari uko abashaka ino superiority, abafite ino superiority complex, kugaragara neza cyangwa se kugaragara nk'umuntu udasanzwe mu bandi. So ni naho ngaho soreje, ariko buri ikintu kwe kumenya nuko abantu bacira abandi urubanza mu buryo bwihuse cyangwa se byihuse cyane batanabitekerejeho, atari uko baba bakuze. Kuba umuntu yagucira urubanza suko abakuze, ahubwo ni ukubera zimwe muri izi mpamvu nagiye mbabwira. Ni uwo muco, nuko kwashuminga ibintu bitariho nyine badafite gihamya, bakimagina cyangwa se iyo insecurity, kumva badatekanye muri bo, bikumva ko gucira abandi urubanza ari byo byatuma hari bamera neza, cyangwa se nyine no kwagushaka kuba kugaragara neza cyangwa se kugaragara nk'umuntu uri hejuru, superiority complex. Ibyo ni ibintu bigera kuri 5 uzamenyeraho umuntu ukujajinga mu buryo buri quick judgment, gucira abandi urubanza rwose utabanje no kubitekerezaho. Ariko wowe bikunda kubaho, niba ukunda gucira abandi urubanza rimwe na rimwe atari no ku bintu byumvikana, ubundi iyo ufite gucira umuntu urubanza ufite ibimenyetso. Niba nta bimenyetso ugapfa kuvuga ibintu gusa, akenshi haba harimo n'ibindi bibazo. Kwegera umuntu ushobora kugufasha, kukunganira ibitekerezo, mibanira, amarangamutima bikajya ku murongo, ni ibintu bishobora kuba byiza cyane. Rimwe na rimwe ntago therapist bafasha abantu barwaye za depression cyangwa ibindi bibazo bikomeye, ahubwo n'utwo tuntu tuba turi muri kamere z'abantu. Hari uburyo bihabwa umurongo, umuntu akimenya, umuntu akamenya uburyo abana n'abandi neza, nta bintu byo gucirana imanza cyangwa se kubana mu kutumvikana kubera za kamere z'abantu. So guys, nahansoreje. Address zacu ziri muri description, watwandikira muri comment cyangwa se unyuze kuri izo address, hanyuma ubundi ukatugezaho ikibazo, inyunganizi, ubufasha. Ushobora kudufasha ko turacyatera imbere, turacyashaka ibikoresho n'iki byose, ushobora kutwunganira ntacyo bitwaye. Ariko nakeneye n'ubufasha bwo kuvugana n'umutherapist, dushobora kugufasha kububona binyuze mu kuguhuza n'inzobere mu by'imitekerereze bakagufasha.
nari Muhire psychologist, aho butambukira ikiganiro. Ciao ciao.